ibaze gereza bahora bahagaze. Gereza uburyo bwo kuyisohokamo ari ukuri mu isanduku. Izi ni gereza ebyiri muri gereza ziteye ubwoba tugiye kubona. Reka duhere kuri gereza yo muri Bolivia, San Pedro Prison. Iyi ni gereza iteye ukwayo. Ubundi dusanzwe tuzi ko gereza ifite abacungagereza muri gereza n'ibindi byose muzi kuri gereza zisanzwe. Ariko iyi gereza yo nta mucungagereza, iyo yinjiyemo ugomba kwimenya kuko irindirwa inyuma y'ibikuta gusa. Imbere nta museriveya wemerewe kwinjiramo kereka mu gihe cy'imyigaragambyo ikomeye. Ariko igitangaje kurusha ni uko muri iyi gereza habamo utubizinesi, abantu basaba akazi, byongeye ko abagabo babana n'imiryango yabo muri gereza imbere. Neza ni umujyi uri mu wundi, ntabwo wamenya ko ari gereza. Ariko muri iyi video turabona gereza izengurutswe na mine, gereza aho nta muntu wemerewe kuryama kugeza kuri gereza, aho uburyo bwo kuyisohokamo ari ukuba wapfuye. Ariko reka duhere kuri Supermax Prison muri Colorado. Mbere yuko nkubwira byinshi kuri iyi gereza, niho Joaquim El Chapo Guzman, umukaritere w'umunyabigwi muri Mexique, yafungiwe. Kugira ngo umenye ukuntu iyi gereza ari ukuzimu kugenda, rebera icapa Maria yari afite ku maso igihe bamuzanaga kuhamufungira. Mani, hateye ubwoba. Iyi ni gereza y'imfungwa ziba zitemerewe kuganira na rimwe mu buzima bwazo. Muri iyi gereza imfungwa imara amasaha 23 yose muri kasho, bakayisaha imwe yonyine ku munsi yo gusohoka, kandi muri iyo saha uri ahantu ha wenyine nta muntu mwahura. Ibi ni nabyo bituma imfungwa zo muri iyi gereza ziba zarangiritse mu mutwe kubera iyicarubozo rihambaye zikorerwa. Kongeraho ko bazicunga amasaha 28 iminsi 7 kuri 7. Tukivuga kuri gereza mbi cyane, reka tujye Guantanamo. Ndakeka iyi gereza wigeze uyumvaho na mbere. Iyi ni gereza aho uburenganzira bw'ikiremwamuntu ntacyo babuvuze, kuko iyi ni gereza Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyizeho kugira ngo itoteze ibyihebe n'abatavuga rumwe na leta yabo, cyane ibyihebe. Urugero rw'abahafungiwe ni ibyihebe byakoranye na Osama Bin Laden mu bitero by'itariki 11 z'ukwa 9 ubwo baturitsaga Minisiteri y'Ingabo Pentagon n'inyubako z'impanga zizwi nka World Trade Center. Kandi kuba watekereza gucika igereza byo ni inzozi kabisa, kuko hanze y'iyi gereza hari ikibuga kinini cyuzuyemo amamine, urumva ugerageje gucika ibyakubaho wahita uturika. Ariko ntibibagirwe ko turi bubone gereza nta muntu usohokamo ari muzima, kugeza kuri gereza aho nta muntu wemerewe kuryama. Reka duhere kuri gereza ya Antaminora muri Madagascar. Ikigiriye iyi gereza iteye ubwoba ni ubwinshi bw'abantu bayifungiyemo. Ubundi iyi gereza yagenewe gufungirwamo abantu 800, ariko ubu harimo imfungwa zirenga 4000 ku buryo ubucucike butera ibibazo bihambaye guhera ku miryamire. Iyi gereza irimo abantu benshi ku buryo guhindukira nijoro abantu baryamye isaho konse gutanga itangazo. Sinzi niba uri kumva icyo kintu. Kongeraho umwanda uhambaye uterwa n'ubwinshi bw'abantu no kubura amazi yo gukoresha buri munsi. Ariko niba ucyaka iyi gereza iteye ubwoba ntiyarusha Sekote. Muri 2024 nibwo perezida w'igihugu cya El Salvador Nayib Bukele yabonye ko amabandi yitwaje intwaro ari kwica abantu amagana mu gihugu ayoboye, maze afata umwanzuro wo kubaka gereza iteye ubwoba ku buryo ari iya kabiri iteye ubwoba ku isi mbere y'iyo tugiye kubona mu kanya. Iyi ni gereza ifungirwamo amabandi yo ku rwego rwo hejuru n'abicanyi bahambaye. Kugira ngo mvuge ukuntu ari mbi cyane, nta muntu uyifungiyemo wishe hasi y'abantu 5. Kubera ibyo niyo mpamvu imfungwa zo muri gereza zitotezwa bihambaye, kubera ku buryo bazinjiza muri gereza n'ibindi. Ariko reka turebe ikigiriye gereza mbi cyane. Icya mbere, nta matera n'amashuka bihaba, kuko ntawe uryama bahora bahagaze. Icya kabiri, nta kuvugana na bagenzi bawe nubwo muba mufungiye hamwe. Icya gatatu, nta gusurwa na rimwe, imanza z'imfungwa zibera muri gereza. Kongera ko muri iyi gereza hahora amatara yaka amasaha yose ku buryo utabasha gutandukanya umunsi n'ijoro, kandi nta buryo na bumwe wabasha kuyisohokamo. Ariko mbere yuko tubona gereza iteye ubwoba kurusha izindi ku isi, muzo tumaze kubona niyo yagutangaje, yandike muri comment. Ku mwanya wa mbere hari Black Dolphin, gereza aho nta muntu muzima wari wayisohokamo. Uburyo bumwe bwo gusohoka muri iyi gereza ni ukuri mu isanduku brother. Iyi ni gereza ifungirwamo abicanyi bahambaye n'abantu bajya bazi, aho bita cannibalists. Iyi gereza nubwo ifungiyemo abantu bateye ubwoba, ariko nabo bafatwa mu buryo bubi cyane, aho kuva imfungwa ibyutse paka iryamye ibitegetswe guhagarara amasaha 16 ku munsi nta kuruka cyangwa kwicara. Wapi, iyo mfungwa bari kwijyana igomba kuba Yesu umugongo inapfutse ku maso ku buryo utabona aho iri kujyana. Kongera ko imfungwa imara ubuzima bwayo bwose
nta muntu ivugana nawe sibye abacungagereza nabwo baba bari mu kazi kabo ko gucunga niba nta mfungwa yaba yacitse cyangwa yaba yagize ikibazo. Izi zari zimwe muri gereza ziteye ubwoba ku isi. Niba iyi video yagushimishije ntibibagirwe gukora subscribe.